nkubwire mugabo mwiza, uyu munsi ngiye kwiyemeza, ariko ntuzavuge ko nshira isoni, nta nubwo njya nkuzamukaho, urabizi ndakubaha, ariko oya ntitugiye kujya mu bukwe. Niko bimeze. Amafaranga yavuye muri urugo rwacu tugatwerera, ngira ngo yakubaka na etaje. Bose tuyakusanije ariya mafaranga ntiyavamo igikorwa gikomeye. Yego dukomeze dufashe abavandimwe, ariko natwe ntidushake uko tuyabakuramo, abana bacu nabo bashake, umuhungu wacu ashake, ariko ibi ni ibiki? Ubwo nyine ni gahunda. Gahunda ni gahunda. Niko bimeze. Ubu ngubu ikintu ngiye gukora ni ukugerageza kwegera umwana wacu agashaka. Wowe urabyumva ute? Biyanga bikunda kugira ngo tugaruze ibyo twatanze, kumugira inama akabigira vuba ahubwo. Akagira vuba? Ego ujya kubona ukabona invitation 3 mu cyumweru kimwe, izindi ego si ibindi biki twazabivamo. Ahubwo se buriya wabaze umuzamu niba imodoka yayitunganije, ntabwo yamaze kuyoza, turakareba ko twasimbuka tukagera muri buriya bukwe. Wikwirirwa ujya yicarira aho muhamagare, wamuhamagaye uvunikira iki? Ako nako ni akayira k'ubusamo. Zamu! Karame boss. Umeze bite? Ni sawa. Aba yabanje kumva. Ngwino hano. Yego boss mwiza. Bimeze bite imodoka wayitunganije? Nta kibazo boss, imodoka nayogeje ko boss. Umeze neza ubona mabuja noneho. Wayihanaguye neza ari neza iri kwaka n'umuryeje nayisize n'amavuta. Iri kwaka wayishizeho umuriro se wayitwitse? Oya. Nayogeje n'amazi nyisiga amavuta byose. N'amapine nayateye ishiraje. Wayasize amavuta bwoko cy'inshuti yanjye. Ntuza. Wagiye kugura amavuta muri botike? Igikotoro nisigagaho. Cyakindi nisigagaho. Bibaza. Kugira ngo ikunde nshiraho nakasume nyine kura nogeshaga ryagane ryanje. Cyane ne wari waranguriye nje ndaje guhahira nkasiga nyine nkashiraho nakasume. Wabitunganije kwaka neza. Nashaka kukubaza ko wabitunganije rero noneho nta kibazo. Ikibazo muri mimi. Ikibazo kimeze gute se? Ngura agacupa unahindeze umushahara. Siko nameza bigashize utabamo amafaranga ariko bambyagura y'amabi. Umuzamu uri gukenera icupa. Wowe urakenera icupa uri umuzamu? Ako mwari nyemereye boss. Ubwire mugabo mwiza. Erega nubwo ari umuzamu ariko ni umuntu. Kandi uko tugira inyota nawe niko ayigira. Ratareka. Songa mabuja mwiza. Ratareka mwihere. Yego. Nkuguriye utubira ari. Imana iguhumugisha. Imana bahumugisha. Uri gushima utwo ducupa n'utwamazi. Ubundi boss ntabwo nkaga amazi pe. Ntabwo nkaga amazi. Nukuri. Karimani bahumugisha. Nubundi ntabwo nasize. Yego ra igendere mwana wa. Byatungana. Umva ngiye kuyashyiraho. Yego. Ugure tubiri washakaga. Wowe wagiye umenya ko umwana erega maye nubwo aba ari umukozi wacu ariko n'umwana mu rugo. Iyo abona natwe tunywa yumva n'abakeneye ako kantu, kandi umuntu ugukorera ntago ugena wa mushahara, hari igihe biba ngombwa ukarenzaho n'akantu kamushimisha. Nge rero mba muhaye ntukakeke ko ari ugusesagura, ntukajye umfata nabi ngo ndakarire. Dore ikibazo kuri uyu munsi ntakubwiye ati agacupa uti sawa, buriya abakozi bo mu rugo bazamu nka bariya bagira akamenyero, ejo arongera bikore. Ariko se hari nta n'icyo bitwaye. Nukuri ngiye mufata nk'umwana hano mu rugo, umuntu udukoreye imyaka myinshi akaba atari yaduhemukira, ese ukamuhaye akanezerwa we bigutwaye iki koko? Okay, nta kibazo, reka twe kubivugaho byinshi. Gusa reka turebe ko twasimbukira hariya hirya. Twifatanye n'abandi nyine burabukwe tububemo ariko natwe dufite intego tugaruka tubwira umuhungu wacu dore amafoto singaye amafoto wabiroye ukuntu abandi bana bameze cyane agomba bikora natwe tuzagaruze. Niko bimeze ibyo nta kibazo rwose.
none se iyo umuntu agonze umuntu ntamujyana kwa muganga? Ese niba wumvaga utanatuje ntuhagarara hamwe ukareka abantu bakaza bakagufasha ukamujyana kwa muganga ko imodoka yawe ntacyo yaribaye? bakamfasha se buriya nari ndi mu gikorwa cy'ubufasha. Igikorwa cyabaye ni icy'ubufasha. ariko reka mubaze, Ndakumva. iyo ubona ugenda mu muhanda abaguhamagaye ukagenda witaba ufatishije akaboko kamwe, aribyo wanarangiza ukajya ukanda wohereza amafaranga, buriya uba wumva polisi iramutse igufashe ikaguca amafaranga wakumva unyazwe? Ya mafaranga wakumva bayakunyaze? Nagombaga kwitaba telefone, byari ngombwa ko nitaba telefone ko abampamagaraga zari inyungu zidasanzwe. Bivuga ngo icyo wabonye cyabaye cyari kuba. Buriya niko byagenze. Ntago cyari kuba iyo utitwara kuriya mu muhanda, ntago cyari kuba. Buriya nari busubize inyuma ikintu cyabaye. Yebaba we ubu nkugire nte? Okay, nagonze birumvikana. Byanabaye kandi ntabwo twabisubiza inyuma uko byabaye. Ndakeka icyo cyo turi kucyumvikanaho nta nubwo urongera kuzibaza. Boss. Ni biki? Mabuje. Mutavuga ni jewe pe. Ni biki Habaye ko iki? Mutavuga ngo ni jewe. Imodoka. Habaye iki se kandi? Byanze. Ni biki byanze? Dore mukomaza iminsi muri kumbwira ngo ndikwiye kwangiriza ibintu. None imodoka wapi nindi guhanagura imodoka. Amatara yose yamenaguritse. Ni biki? Uyinjiyemo urayitwara. Yamenetse. Nindi kugihanagura. Kandi wacyana ujye gukinishira Imodoka yamenetse n'amazi se ko ari yameneka. Ni biki se vuba? Cyara by'imodoka nindi guhanagura imodoka nyine. Ndi kuyihanagura, ngiye kuyihanagura. Mugende kuyihanagura mbona itara ryose ryamenetse n'ikirahuri cyamenetse. Mbona no hasi hikuba kukubye. Igire mu kazi kawe. Igende. Ibyo turabizi byo. Igenda ajye mu kazi kawe. Ariko se genda kugenda nk'udashaka. Genda ujye mu kazi kawe. Iki cyana cyo kundeba kitatuva iruhande. None cyaduteza abantu. Bora we azi ko ari bishyashya aje kutubwira. Azi ko ari bishyashya. Uziko noneho nari mvuze ntibura cyayifashe kiyoza. Kirangije kirayikinisha, kirangije kirayiteremura kijya kuyigongesha. Yabwo ni kariya kantu, ni kariya nako ngako abonye ukubiza hari icyo yabaye se ntacyo yabaye. Kujyana umutima kure ariko kujyana umutima kure. None se kwaje atubwira wumvaga tubwira iki wowe? Numvaga ameze nk'uyi promo ya hani kagenda ikagonga ibintu by'abandi kameneka amatara kameneka. Nibwo bwoba nari mfite. Tuza rero ahubwo nta kibazo kiri mu. Ariko rero reka nkubwire, ubundi umuntu ugira business mu mutwe we n'akajagararo kenshi, iby'isi ntawe ubijyana. Shaka umushoferi azajya gutwara, ujye muri ibi reka nkohereza amafaranga, ese nangaye nkohereza. Umushoferi akora akazi ke ko mu muhanda, wowe ukora akazi kawe ka business yawe mu modoka. Igihe ntaramubona se kumushaka bisaba igihe ntaramubona ndeke kwinjira umuhanda, kumusaba bisaba agenda n'amaguru. Oya, kumusaba bisaba iki? Icyo ni ikintu kigomba kubanza gutegurwa. Mbwira mugushakira. Tuzatoragura umuntu mu muhanda, hari uzi namukubonera. Ariko ibi bintu uzi neza gutwara imodoka. Ejo utazantura ku giti ari byo. Ngiye utabyemeye gushaka umushoferi, hehe no kuzongera kuntwara. Zajya nemera ntegiza abandi. Ese nk'ubu ngubu abantu twari tugiriye mu bukwe turababwira ngo iki? Ni iki se dushinzwe kubabwiraho? Hari ibyo dushinzwe kubabwira. Dore abadamu mugira amagambo menshi. Jya wibuka kuvuze byinshi, ushobora gusanga amakuru amenyekanye cyane. Simbishaka, donc ndavuze ngo fermer la bouche. Maintenant jusqu'à là. OK. Ko ibyo turabisoje. Ariko mfunga umuntu. Fermer la bouche, bakakanya fermer la bouche. Ariko nanjye ndakubwiye ngo ntabwo nzongera kugendana nawe. Ubwo nibiba ngombwa ko nishura umushoferi uzajya gutwara akaba ari byo uhisemo mu gihe ntarabona jewe untwara, ukabona uzajya utegiza abandi ukumva arizo nyungu uzabikora. Umva nkubwire, iyo umuntu ahagaze atandaraje
aratanyuka. Ntabwo uzajya muri business no mu muhanda, uzagonga abantu, muzagonga n'igiti. Ni cye gikoresho gikora muri business. Icyambere ni telefone, kabiri ni imodoka. Ibyo byose turabifite. Allo. Yego niwe. Umusore akoreye impanuka. Impanuka? Ariko nta kintu abaye. Yacitse amaboko. Nose ugiye kubwira ko yapfuye byarangiye? Oya ntabwo ibyo bintu wabimbwa, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nose muramagana hehe? Iremera ntabwo giye mazi rwose, giye urumva hano yani ibujwi nganjwiri ni hiwacu nyine niho ntuye. Nose ntabwo ari guhumeka. Ntabwo ari guhumeka. Oya ntabwo ibyo bintu wabimbwira. Oya. Biga gatoya komeza telefone ndaje ngo uhamagare. Ndabigenza bana nyagasare. Muntabare tumufate tumutware. We mwaza mukantabara ko. Mudutabare muze mudufashe. Uye yitabye Imana. Aracyahumeka. Ngamu mufate mutafata umeze neza umva nkubwire. Paul yakoze impanuka nyine baramamagaye nyine aho ngaho I Kigali. Umva shaka ukuntu uhamagara nimero yiwe nyine uhamagara umuntu umpamagaye nyine wumve ko hari ikintu yagufasha. Umuntu ugira ndabira uko ameze uhita umpamagara. Yego. Babarira urugendo. Kanseri mbabarira umfashe. Arambwiye ngo ntabwo ari guhumeka. Yego ndakomeye ariko ntabwo biri gukunda. Hita umpamagara umbwire. Barambabarira ibintu sinaba ari iby'uko bahita nsara. Ntabwo naba mu buzima Paul utari kurabizi. Paul mbabarira nuko rikosa ryo kunsiga. Nuko rikosa. Paul nuko rikosa nahita mpfa n'abasigaye. Mana we. Ariko Mana wamuhaye iki kuko wamuhaye? Ari umuntu ugiye kugutelefona, ni umuntu wo muri famiye yanjye yitwa Katerina. Watuye aho ngaho za Kigali hano ari ku Kimironko. Aza andebera uko umwana wanjye ameze. Ubwo murahita mumbwira. Umugomba baramukoresha igishoboka cyose, ntabwo yamuhagurisha n'ihene yanjye, ariko umwana wanjye akavuzwa. Yego ntabwo ndi kurira rwose, ntabwo ndi kurira ariko babara umufasha. Urakoze. Hello? Aramutse neza. Okay, ariko buriya iyo ducakiranye kuri telefone nkaba ntaheruka kukumva burya ngomba kumenya ese waba waramutse, niyo mpamvu nkubwiye gutyo. Ntabwo bisaba kuba turi kubonana.
Akera kaba bacembangura nangura magaye. Yego. Nani nibaza muri no minsi. Ibibazo mwahuriye mu nzira cyangwa? Ntabwo ndamenya aho twahuriye gusa. Bora baramukoze biracitse n'akaboko. Uvuze ngo iki? Bora baramugonze yacitse n'akaboko. Ryari bamugonze ryari? Ahubwo se abuze amafaranga yo kumuvuza biri mu bitaro bikomeye bari bandaniye ngo nazaza i Kigali nguhamagaye ngo niba hari icyo wandusha nyine icyo wirengagiza ibintu byose de nawe dupfa cyangwa tuziranye umwana wanjye mbyirengagiza kubera iki se? Ndabyirengagiza kubera ko hari isukari dupfa iryohereye, sinzi ko dupfa ibishaririye se. Je mbyirengagiza kubera ikintu. Okay, nta bintu by'ubufasha twareba ukuntu nakudiringira abantu bo muri Croix Rouge kuko jewe ntabwo ndi Croix Rouge. Nawe urabizi cyane. Okay, ko nkibere rimwe ni kimwe no kugira ibyo dupfa ni ikindi. Bivuga ngo dufite ibintu bibiri tudahuje, niyo mpamvu cyakoze kugushakira abantu bo muri Croix Rouge birumvikana, ariko jewe nta bufasha ntabwo mfite kuko naba mbukuye hese bwo kugufasha. Suma saba gutepta akaboko kamwe koko. Ari icyatumye Imana igusiga nukugira ngo utunganye idasigaye. Manga ureka izo ndirimbo z'amaganya, reka nzakomera, nzashaka imbaraga kandi nzajya nkomeza n'ubundi. Ari icyatumye Imana igusiga nukugira ngo utunganye idasigaye idatunganye. Kamama, ibi byose Imana yarabyemeye. Imana yaraduhemukiye. Ute ushingira kudusubiza mbese ijwi ryanjye ryaba rikugeraho abatugusangiye nk'umubyeyi bapfukamye bashima. Imana yarabyemeye, ariko humura, yarabyemeye ko akaboko kawe kagenda. Uko biri kose ikimunga kiruta igituro, kandi ndacyari mama wawe. Urabizi ko imiryango yarandiye, inshuti zamvuye. Mama, ngaho basi reka kurira. Ntabwo ndi kurira. Igihe ntekereza umuntu uzongera kukwasiriza udukwi. Aro Rwema, isisiri muri kuvugana, ariko rwe n'ubu ngubu ko nta kintu wumva wamfasha. Urabizi ko Paul ari we wageragezaga nyine gushaka ibintu byatubeshaho mu rugo, ariko nk'uko nabikubwiye nyine yakoze impanuka. Wambabariye basi niyo waduha 5,000 nakubeshye, kereka igikoma twanyweye ku wa mbere. Ni ukuri kw'Imana ntiduheruka no gucana muzima. Rwe uwanjye ni impuhwe, ngo
nta bufasha ufite, nta kibazo Imana iguha umugisha. mama mwihorera, Imana iratuzi, Imana iratuzi. ariko Mana igira jyewe nanjye nigire wowe. ubu nk'iyo uri mu ijuru wumva nta kintu ibintu bikubwiye, Rwema nta kintu ufite. uzahora witwa Imana. mwana wawe kubabara si ko gupfa, kandi nzi neza ko nubwo uyu musozi ari muremure ariko hari igihe tuzawumiruka. ese ubundi uyu musozi wititse imbere yacu, ariko Mana wahabwa uyu musozi ugahinduka ikibaya kuko maso mbabarire, ntabwo nari nzi ko niburi imbere yawe, kuko ninjye bagakwiye kugukomeza, ariko natwe n'amarangamutima. gusa mwana wanjye ndagukunda cyane. amakuru se mwana wa? Amakuru ni meza, nta kibazo. Meze neza. Tumeze neza. tuguhaye kazi mu rugo iwacu. Murakoze. Reka twaye dushima Imana. Mana data mu izina rya Yesu, turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, intwari mu ntambara, wabanye natwe uraturinda, urwanya ibiturwanya, wiga ibiduhiga. Intambara n'amakuba byaraje, imiraba iba myinshi, ariko tubera Imana. Ruhaga icyubahiro kuko warinze umugaragu wawe ageze aha ngaha amahoro. Turasenze kugira ngo ibiganiro tugana bibe ibiganiro by'umugisha, kandi umugisha w'Imana umwe w'umwami Imana, kuko hari icyo yakoze umwana wanjye abona ubutabazi bwihuse. Umuhe umugisha, kandi nanjye umuhe umugisha, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ni ukuri ngo uhaye ikaze. Murakoze. Mu rugo baraho? Baraho barakomeye. Borose ameze ati? Sha biraho. Nderukana turi ku bitaro nkimugezayo. Bamusezereye ntari nagiye mu kazi. Yego. Ariko nizere ko ari koroherwa nta kibazo. Mwana wabyaje kuba birebire. Byaje kuba birebire. Byagize hose haziramo ubundi burwayi cyangwa ka kaboko kacitse birangira neza nta kibazo. Ni ka kaboko nyine, ariko ubona afite nyine ko afite ihungabana. Ubwo rero nyine wabizi ko byari byagoranye, wenda sinabikubwiyeho cyane, buriya agendera umuryango ukomeye iyo za Kigali. Yego. Mfite umuryango ukomeye, ariko umuryango wanjye warandiye cyane. Mfite musaza wanjye tuvukana konseri imwe, bacu badusigiye imitungo, kubera ko nyine jyewe ntize arayikubira. Imitungo yose ayinkuraho, turaregana rwose, tugera no mu nkiko zo hejuru, ashaka no kunyicisha. Barandiye, barandya, ibaza ko nigeze namuhamagara ndamubwira rero umwana wanjye yakoze impanuka, urambabariye ukamfasha, areba ko asa umwana wanjye yabona uburyo bwo kwa muganga. arangije arambwira ngo ntabwo ari Croix Rouge, ucyakora ngo yambwira Croix Rouge. Kugeza ubu nta n'ubufasha wenda n'igikoma bigeze banakohereza ku buryo wafasha no kugaburira umurwayi? Yarambwiye ngo nimbwire Croix Rouge ngo izi mfashe cyangwa azayimbwirire. Ese ubwo uwo muntu ni inyamaswa bingana iki ku buryo adashobora kumenya ko umwana wabo afite ikibazo kimeze nka gutyo basi akaba yamurwana? Mama ni ukwihangana nyine. Ntakubeshye, Paul araryamye, ariko kubera inzara nyine kureka ukamenya byanze. Ubu kubona icyo kurya ni ikibazo kabisa. Mama ni ukwihangana, rega niko isi imeze, abantu twabaye babi nubwo atari twese. Umwana wanjye agiye kumvira mu maso. Ariko buriya hari umuntu waciye umugani aravuga ngo imbuto z'umugisha yazera ku giti cy'umuruho. Kuba Paul byonyine atarapfuye ashobora kuzavamo undi muntu.
kandi ugasanga n'abo ngabo bo muri famiye bakoze ibyo byose akubereye umugisha kuba atarapfuye hari ikintu Imana yamusigarije hangana reka nkubwire Imana yakwiye kumbabaza cyane ariko ntimbabarize umwana mama kuko ureba uri kurira birababaje kuko ufite ikibazo pe singo nubona se ngo ntimbwira ngo ikwiye kumbabaza ko ntikwiye kumbabariza umwana ahubwo Imana ntibyari gucakagura ashakaje n'akaboko ariko umwana wanjye utarabyara utarashaka utaragira mama hari ikintu nize kuko ntabwo ndi umwana mubi cyane usomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo umuntu utagira urukundo ntazi Imana kuko Imana ariyo rukundo uko niko kuri rero Paul ngewe ubwo namugeragaho nari nzi ko yapfuye buriya nanaguhamagaye numva nanjye umwuka wagiye pe kumva ntagishoboye no kuvuga ariko Imana kumpera umugisha wa mwana wawe warakoze utagoboka barapfuye none se ya nimero naguhamagaje siba muri mobile money niba muri mobile money reka ndebe ko nagushyiraho 10,000 wende mugurira igikoma akabyarura agaheka Imana iguha umugisha Imana ikongere none se uruguyemo ariko hano mfite amazi yo kunywa nta kibazo nari mvuye ku kazi nyweye icyayi ntaribi nagize ngo basi kunywa amazi yo kunywa basutse oya nta kibazo nashyize kuri nimero yawe 10,000 reba kuri telefone genda umugurire igikoma ewana urebe n'utundi tuntu wamufashisha nanjye nari ngiye kureba boss yarampamagaye nuko nari mvuze ngo manze nyure hano ndebe ukuntu Paul ameze reka ngere ku kazi ariko nzagaruka mbasure fata akamoto ku muhanda wiruka hamwe tutega batakwirukana singuherekere Imana iguha umugisha urwara ubukiro urakabyarura Uwiteka akomeza abarinde amen uri imfura Mana waba icyubahiro ifunguro ry'umunsi duhaye ni ryejo Imbaraga noneho ibibaraga byose by'aka kaboko byagiye muri aka Mana ihabwe icyubahiro turayishimye amen ni ukuri yagiye nakureba none uri kwa muganga naje i Kigali ndebye ukuntu meze ndavuga ati Mana yanjye umwana wanjye arapfuye ariko iyo upfa po nanjye nari kuza bakankingurana nawe reka sinaba mu buzima utarimo rwose mubeshya nanjye kugusiga simora nkubwira se ngo sinagusiga musize ute bangonze naravuze yewe mama wanjye musubiye ntamwubakiye ya nzu namubwiye ntamuguriye cyane irimo amakaro ariko ikintu cya mbere uzangurira intebe njyewe nkunda intebe nzabanza nkubakira ikizu cyiza shyira bya bitebe bicaramo bakaba nk'aho baguye muri ko byari byo kwa executive byari byarasohoye biriya bitebe koko tuzakira nzagukiza tuzakirana ariko rero ndi kumva amaze gukira pe yego ni ukuri kandi n'abantu bazima nta kintu bandusha kora hari kumva ejo bundi nateruye ijerekani nkahita mbona ugaturengwe gutya bisanzwe noneho imbaraga zose n'umuntu namuterura yego Mana ishimwe ndi kumva nagenda nagusiga nkajya gushaka amafaranga ukajya he Imana ndashaka kujya i Kigali ubunyambuye bakugonze uri kujya he i Kigali wari upfira ushaka kongera gusubirayo nari mbizi ko biri bugorane aya reka nkubwire ntabwo intebe zawe zanangiye ubuzima nazigurishije kubera ibyo byose kugira ngo wige sinagurisha ihene zanjye n'ingurube kugira ngo wige none ushaka kongera gusubira i Kigali ntabwo byashoboka